binyuze mu bwitange bw'abagize urwego rwunganira uturere mu mutekano bazwi nka DASSO bo mu karere ka Kicukiro, abana 44 bo muri aka karere urwego rwakuye mu muhanda rukabasubiza ku ishuri. Kuri uyu wa gatanu babahaye ibikoresho by'ishuri ndetse n'imyambaro y'ishuri. Umubyeyi w'umwe muri aba bana twaganiriye yatubwiye ko iki ari igikorwa yishimiye kuko bitanga icyizere cy'ejo hazaza ku mwana we. Yari yarize uwa gatatu kubera abaga mu cyaro, yari yaratsinze cya leta, ariko mu gutsinda nta bushobozi nari mfite bwo kumwishyurira. Yagiye mu muhanda nyine yiberagaho gutyo dukata ntadushakisha, yagira abona tukarya nanjye najya mbona tukarya, nuko twiberagaho. Rero ndashima Imana ko bamfashije akabasubiye ku ishuri, nawe ejo hazaza akazagira icyo yigezaho. Uretse aba bana kandi umuhuzabikorwa wa DASSO mu karere ka Kicukiro Niragire Samuel avuga ko hari n'abandi bana bari kuganiriza kugira ngo babakure mu muhanda babasubize mu ishuri. Nta mwana w'u Rwanda agomba kurererwa mu muhanda, agomba kurererwa mu muryango kandi akajya kwiga. Dufite n'abandi bana bageze kuri 30 nabo duteganya ko vuba hano tuzabegera kuko twashizeho ikintu kimeze nka pari. Buri DASSO twamuhaye umwana agomba gukurikirana umunsi ku munsi, akamenya imibereho ye, akamenya imibereho y'umuryango, niba badafite n'ubushobozi agakora ubuvugizi, tugashakisha ukuntu twegera umuryango tukawufasha. Aba bana bari gufashwa n'urwego rwa DASSO ni bamwe mu bandi bakiri mu buzima bwo mu muhanda. Ubuyobozi bw'akarere ka Kicukiro bukongera kwibutsa ababyeyi ko bidakwiye ko bumva batuje mu gihe umwana wabo ari mu muhanda. Uyu ni Murenzi Donatien, umuyobozi mukuru ushinzwe imirimo rusange muri aka karere. Ntabwo mukwiye kurerera mu muhanda, biragayitse. Iyo umuntu bamwibye ihene cyangwa ihene igacika iziriko ikagenda, ntushobora kuryama utarabona ya hene, ndetse ugahuruza abakuru umudugudu, irondo n'abandi, ihene yanjye yabuze. Umwana yabura ukicecekera ukajya mu nzu ukaryama. Ni gute ujya mu nzu ukaryama ukabona ibitotsi, umwana wawe araye mu muhanda? Nta mwana wo kurererwa mu muhanda rwose, ntabwo bikwiriye. Akarere ka Kicukiro gakoreramo ba DASSO 84. Amafaranga baguze ibi bikoresho agera ku 500 by'amafaranga y'u Rwanda, yose yavuye mu bwitange bw'aba ba DASSO. Uru rwego kandi rwanaremeye abahoze bacururiza mu muhanda bazwi nk'abazunguzayi 20, aho buri wese yahawe igishoro cy'amafaranga y'u Rwanda 50,000 n'ikibanza cyo gucururizamo mu isoko. Uru rwego kandi rwanubakiye inzu umuturage utishoboye ifite agaciro ka miliyoni 3, ndetse kuri uyu munsi bamuhaye ibiribwa bifite agaciro k'amafaranga y'u Rwanda agera ku 200,000. Inosa Habumugisha, Radio Salusi mu karere ka Kicukiro.